abafite biriya bose siko barabarokore siko banakijijwe hari n'umuntu utwara biriya rwose atanayisoma atazi n'amategeko ayirimo Imana irengera ukagombye kurengera ariko nanone iyo ushotse gufata Bibiliya ukayigira ukayikoresha mu buryo butemewe Imana yemera guhagurutsa umupagani cyangwa undi muntu utanayemera akakurwanya kandi akakunesha avuga ngo Bibiliya ni intwaro Bibiliya ni ikibombe ariko ni intwari kubita abadayimoni ibyo nabyo akabara bigende mati Dawudi yakubise Goliyati akojeje umuhumetso ugiye gukoresha nuwe ndagushimiye wowe dukurikiye ku Isezerano TV turagarutse muri bya bigano byacu kuri kamera turi kumwe na Pastor Fanny reka abanza basuhuze nyiramumaze kumenyera no musango ku Isezerano TV murakoze cyangira ngo utanange maraza kujya mu mpaho akazi gomba kunyangaja mukama akazi nanjye bura nanjye namenya kubaza akazi kawe ariko nako kuvuga ijambo ry'Imana nako nakazi Imana izakaguhembera nibindi nabyo bura nakazi bura nanjye nakwicara nkakubaza viziyo yawe murakoze cyane ndabashuje mu izina rya Yesu reka dutangize ikiganiro cyacu isengesho Mana yacu turagushimye ko uri Imana y'urukundo kandi dukunda tugushimiye ubuntu bwa n'imbabazi zawe tugushimiye ko waturinze uyu munsi twatwije amagingo turi bazima izina rye ryubahwe warinze abantu bose biremwa bye byose abo waremye bari ku isi yose bari ku migabane igiye itandukanye Mana baracyashima izina ryawe ubwami bwari kabwamamare kandi ukomeze ubarindira aho bari kuzageza igihe mwami Yesu uzaza gutwara itorero ryawe tuzagusangana ugeze ku bicu tuzatwize mu izina rya Yesu amen uyu munsi ngusura hari nagize igitekerezo nza kwibaza ndavuga ntereka negera umukozi w'Imana mubaze umushumba mubaze hari ibintu ubona kuri iyi si ukabyibazaho byinshi ukumva mu gihugu runaka ngo abantu barimo bararwanira idini wenda bitwaje Bibiliya ukumva za Centrafrica abantu barimo bararwana ngo abakristo barimo bararwana n'abayisilamu ariko kandi bose bakitwaza bya bitabo bitagatifu dukoresha cyangwa se undi yajya gutambutsa ibitekerezo bya politike cyangwa ibindi akitwaza Bibiliya wenda ngira ngo n'abakurikira amakuru cyane hari umuntu umaze iminsi yani wacu akoresha Bibiliya ariko arimo atambutsa ibitekerezo bye bifite uko byakiriwe mu mpande zitandukanye ariko mu by'ukuri akitwaza Bibiliya byahise bituma nibaza ese Bibiliya ntago turimo tuyikoresha ibitari ngombwa ntago tuzatuma itagaciro murakoze cyane Bibiliya nabisobanura mu buryo bubiri Bibiliya ni impapuro ariko ikiyigira icy'agaciro ni inyandiko zibirimo amagambo yanditsemo hari buryo rero ushobora gufata Bibiliya ariko ukayifata nk'agakingirizo ushobora kwihishamo inyuma ntago birayibwa igita agaciro ariko nanone mpamya ko hari igihe ushobora kwitirira ikintu ahubwo cyo kuko uburemere bwacyo utwaye bukaba bushobora kukunaniza icyo nari mvuze ndacyo guta agaciro nuko dushobora kubana tuyikoresha turimo tuvuga ubutumwa niba ugiye kubwiriza abantu kubwiriza umuntu utarakije ashobora kuzakubwira ati ariko nabonye n'abanyapolitike bayikoresha we nabwirwa n'iki niba atari politike zawe wibereyemo icyo navuga cyo guta agaciro urakoze cyane ndiho ndakumva kandi turabwira abantu bose dukurikiye ku Isezerano tubona n'ibihugu byinshi bijya kurahira bakarahira kuri Bibiliya nka Amerika n'ahandi bakoresha Bibiliya bakayirahira kuko ifite amagambo yihariye bafite amategeko bagenderaho ariko bakagira nanone na Bibiliya kubera ko bemera amagambo arimo ko ari ay'ubwenge mu by'ukuri navuga ngo ubundi ntago byari bikwiye ko umuntu yitwaza Bibiliya ngo avuge icyo ashaka icyo yumva ku giti cye ubwo numva umuntu yagombye kuvuga nkawe buri muntu wese agira amahame amugenga ati jewe ukumva ko ikikugenga ushobora kugihagarara ukakivugisha amaguru yombi kandi ukitegwa n'ingaruka zacyo iyo rero ugiye kwishingikiriza ikindi cyangwa kwishingikiriza ijambo ryavuzwe n'undi muntu ubukoze pirate noneho hari naho keshi nkunze kuvuga ni turi mu gihe kigoye aho navuga ngo
mu nzu y'Imana harimo abantu benshi bagiye batanu, harimo abafite biriya bose siko barabarokore, siko banakijijwe. Hari n'umuntu utwara biriya rwose atanayisoma atazi n'amategeko ayirimo, kuko iyo uzi itegeko riri mu gitabo ufite cya Bibiliya ufite, ntabwo nanone ugomba gutandukira ibiyirimo. Iyo rero utandukiriye ni ukuvuga ngo n'ubundi wari uyifite ari nko kuyikingiriza ariko ufite ibintu byabo ushaka, kuko ni benshi bakora koko nk'uko bivuze. Wenda njye ntabwo umurongo wa politiki nkubamo, nakurikiye ivugabutumwa ry'iyobokamana, nkunda kuvuga ibitekerezo bijyanye ariko biciye mu ijambo ry'Imana, ariko nanone numva umuntu yakagombye kugira ngo akoreshe Bibiliya muri politike, yakagombye ahubwo kujya kureba niba nabita abanyamategeko, ntago mbizi, bakamuha icyo basabwa, icyo umuntu ukurikiye ugiye kwinjira umurongo wa politike asabwa, akaba ari cyo akora. Abo bose rero baba barageze mu rusengero bakafataho agace gatoya, none akavuga ati nimvuga iki nishingikirije Bibiliya bizatuma nemerwa. Ariko nanone Imana burya ijya ibasha guhishura ukuri n'ikinyoma, kandi zaba leta zijyaho ntabwo zijyaho Imana itabishatse. Imana yigera yemera habaho abasirikare kwa Farawo b'ibibugu bemeza Farawo, habaho abasirikare b'ibikeri bemeza Farawo, habaho abasirikare binda. Abo bose ni abasoda Imana yahagurukije kwemeza umutware Farawo. Bivuga rero ngo Imana niyo yimika abami, ni nayo ibakuraho yabishatse, nta wayinanira. Ahubwo Imana yigera yimika Sawuli, imwimikira Abisirayeli kuko bwari ubwoko bwashaka kumera nk'andi mahanga. Iravuga ngo ngiye kuba hamwene Kishi, azabumvisha. Rero akeshi iyo ushatse kuvuga ngo ugafata Bibiliya ukavuga ngo kubera ko iri jambo nakuyemo amagambo aya n'aya azandengera, ntabwo biri ishobora irengera n'ubundi uwo yakagombye kurengera. Ijambo Imana irengera ukagombye kurengera. Ariko nanone iyo ushatse gufata Bibiliya ukayigira ukayikoresha mu buryo butemewe, Imana yemera guhagurutsa umupagani cyangwa undi muntu utanayemera akakurwanya kandi akakunesha. Ariko nanone Imana ishobora kwemera ijambo riri muri rya Bibiliya kuko warihagaze n'umutima wawe ku maguru yawe yose no kwizera Imana, yarangiza ikagira gute ikakurwanirira. Rero nuvuga ngo byaba abakoresha Bibiliya bakoresha Korowani, byose biterwa nuko uba ufite agace gato k'amakuru matoya makeya cyangwa se kuyobwa. Uko mu rusengero hari abantu baza bakaza baraje kwihana, hari abantu baza bafite diru zabo, hari umuntu uje avuga ati ngewe ngiye kwihisha muri iki ngiki ejo nzakora iki. Turabizi hari abantu baza bakajya mu rusengero ati ngewe wenda umurokore, ariko afite ikintu we ubwe ashaka. Niyo mpamvu ibintu byerekeranye n'ibintu by'Imana n'ubwiru bukomeye, n'ubwiru buhambaye. Nubwo reka mvuga ngo muri iki gihe abantu bose barashaka kuvuganira abakozi b'Imana, abantu bose barashaka kuvuganira Imana. Munsi umwe Eliya yaravuze ngo niba ari Imana niyize yiburanira. Ni ntuza ni ise wa Gidiyoni. Ise wa Gidiyoni yavuze ati niba iyo Mana yanyu ishinja Gidiyoni ko yayisenyeye yayishe, noneho naze nize yiburanire. Ku musozi Karumeli Eliya aravuga ati iyi Mana yanyu muhamagaye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba itaraza, ahari yasinziriye, nimwikebagure mwikebagure, ko yarazi Imana ye uko imeze. Rero turi mu gihe itorero rifite ibihe riho ricamo. Iyo mvuga itorero mvuga abera baryo, abana baryo, abakozi b'Imana bariho baraca ahantu. Umuntu wese araturuka harangwa Imana irambwiye, undi agaturuka harango kamba ngo gutumye ku mubare ngo bazajya mu ijuru. Ijuru ntago ari bisi, ijuru ntago ari bisi yuzura ngo uvuga ngo abantu bajyamo ni 13 cyangwa ni 24.
ijuru riracyakira uko abantu bakivuka, ni nako n'umubare uzajya mu ijuru kiyongera. Abana ati abakozi b'Imana murarenganya ntago muvuga, ivugire wowe, hari yabahamagaye izabavugira. Ifite ahantu iri hidushyira, yadushubije ku karago kugira ngo dusenge, yadushubije inyuma kugira ngo twongere twambare izindi mbaraga. Rero hari igihe umuntu ashobora guhaguruka akavuga ati reka mvugire uyu nguyu kubera ko ativugira. Oya, arashoboye kwivugira. Uwo rero noneho azavuga ati ahari kuko mutavuga mwebwe ntago muzi amategeko abarengeye, ariko tuzi ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririhagije, Imana ubwe izaturenganura. Ntago tuza ngo niba bakurubana no mu nkiko ngo nimuzashaka amagambo muvuga, ngo umwuka wera azayabaha. Uko niko iby'Imana bimera, ibintu by'Imana ntago bihangana. Rero ari ababica, ari abakoresha Bibiliya mu nzira zabo, akenshi navuga ngo bimwe biva mu marangamutima yabo cyangwa se mu byiyumviro byabo, noneho bakavuga ati nkoresheje Bibiliya byakunda. Uko Bibiliya batubwira, hari igihe bavuga ngo Bibiliya ni intwaro, Bibiliya ni ikibombe, ariko ni intwaro ikubita abadayimoni. Iyi Bibiliya ikubita abadayimoni ikomezwa ntago ari impapuro, ahubwo ni ijambo, ari we jambo. Ariko kwizera ijambo ribasha kugira ibyo rikora. Niyo mpamvu uyu Gideyoni ajya kurwana n'Abamidiyani, Imana yamubwiye ati Gideyoni genda uko imbaraga zawe zingana. Muri uko kugenda uko imbaraga zawe zingana, imuha amategeko aramubwira ngo ugenda ku kagezi ugabanye izi ngabo, uko nizirwana zigatsinda zitazihitira urugamba ko aribo barwanye bagatsinda. Atabari bunywesha amashyi bajye ku ruhande, abanga baje bagira nk'imbwa bajye ku ruhande. Ariko nanone imuha kondisiyo y'urugamba uburyo agiye kururwana. Iyo umuntu agiye ku rugamba ajyana inkota, iyo umuntu agiye ku rugamba ajyana imbunda n'amasasu, ajyana ibisasu n'ibiki byose ntago mbizi. Ariko we iramubwira ngo jyana ikondera, ujyane n'ikibindi n'urumuri. Mu by'ukuri izo ntwaro zose ntago zakirukanye batayo nimwe, ariko kuko hari imbaraga z'ijambo ry'Imana riri inyuma ya Gideyoni, cyo cyatumye bakubita hasi, byamere bavugije amakondera, abari bari mu mahema yabo barasohoka, bacanye muri babona neza batewe, bakubisa hasi ibibindi bumva ni bya bombe, bariruka. Uko niko Imana ikora, ntago Imana ikorera mu marangamutima. Rero hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ugakoresha Bibiliya ariko inyuma hari ikindi kintu. Rero Bibiliya ubwayo, kubera ijambo riri muri Bibiliya, cyane cyane ijambo riri muri Bibiliya gihagije, ririburanira. Ntago ushobora gukora ikintu wiyitirira Imana ngo kireka kujya hanze. Kijya hanze kandi kikisobanura, byanga uko byamera kose kizisobanura. Ari icyiza kizisobanura, atari icyiza kizisobanura. Niba ibyo uvuga ari Imana bigutumye bizisobanura, niba atari Imana bigutumye bizisobanura. Ariko nagira inama abantu benshi, nababwira ngo mwige kwinjira mu ijambo. Mufate Bibiliya mwe gutwara ngo mugende mwerekana kuvertire ya Bibiliya, ahubwo mwinjire mu ijambo, mwumve ijambo ry'Imana icyo rivuga, none umenya aho ugomba kugarukira. Kuko buriya ijambo ry'Imana hari ahantu iyo urisoma rigenda rifite ahantu rigenda riguha limite. Babwira ntibavuga, nta nubwo ugomba gutinyuka, kuko ijambo ry'Imana Bibiliya inatubwira ngo ntugatuke Satani. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira, ijambo ry'Imana itubwira ngo ntugahangara abakuruta, abayobozi. Ntiwemerewe kuba wavuga nabi n'ubuyobozi, ntago byemerewe. Ntiwemerewe kuvuga nabi ubuyobozi, ntiwemerewe. Uko niko kondisiyo y'ijambo ry'Imana. Ntago biri duha uburenganzira bwo gutukana. Bibiliya iduha uburenganzira bwo guhugura no gukurikiza iby'iryo jambo.
iby'iryo jambo ni iki? Ni ukwihana ibyaha, tukihana ibyaha tukaba abakristo tugahinduka. mu cyo numvisho cyangwa se nkuyemo nuko bari abantu kenshi bitwaza ibi bitabo bitagatifu baba barasomye agace gato, nivuga ngo ntago baba barayimize neza. Ku muntu noneho wamenye ijambo ry'Imana cyangwa se wamenye ubuza agaciro k'iyo Bibiliya, cyangwa se n'undi ushaka kugira ngo akamenye, iki gitabo cyakabaye gikoreshwa gute, cyangwa se ibitabo bitagatifu byakabaye bikoreshwa gute? Buriya kenshi abantu yaranasomye, ariko muri uko gusoma kwe ntahinduke ko ijambo ry'Imana riduha guca bugufi no guhinduka. Noneho kwa guhinduka rero bituma muri wowe uhinda umushitsi, ugasa nkaho hari ibintu udapfa kujyamo, udapfa guhubukiramo. Rero uyu muntu abanga bashobora kuba bakoresha ibyo bitabo, ashobora no kuba yaranasomye, ariko burya kenshi umuntu Bibiliya hari uburyo abantu bayisomamo butandukanye. Hari igihe urugero ushobora kujya uburyo Bibiliya ngiye kwivugamo, ndavuga ngo uburyo abantu bayisomamo, hari umuntu uyisoma agacukumbura, agashaka kumenya, akavuga ati uyu mwanditsi yaragambiriye iki, yashakaga kugaragaza iki, ese ngiye biranyungura iki. Hari abayisoma nk'amateka, hari n'abayisoma kuko yumva ko ibirimo bimufasha. Hakaba rero n'undi nawe rero usoma Bibiliya kubera ibiharimo, agasoma Bibiliya, none icyo gihe ni wa muntu uvuga ati ndumva ndi mu bihe nkeneye guhumurizwa, agahita ajya muri Yesaya, yabumbura Bibiliya akajya muri Yesaya, agahita abona amagambo y'ubuhanuzi muri we amuhumuriza. yarangiza byamushobera, rimwe akabona ibintu biranze, ibyo yakoze byose ntibigenda, akiruka mu mubwiriza, aho Salomo avuga ati nasanze byose ari ubusa. Yabona yagera mu kumva muri we hari abamuhagurukiye, akajya muri Dawidi, ati oya wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru n'ibindi, mbese akajya mu bibazo. Ariho arasoma Bibiliya bijyanye n'ibiharimo. None ibi biharimo rero akenshi azavuga ibihwanye n'ibyo arimo, abatwaye agace kato k'ijambo ry'Imana ariko ritari ukuri. Kuko iyo usomye mu Itangira ukagera mu Byahishuwe, ukagera mu nzandiko za Pawulo, zikwereka inzandiko zo kubereka, zikwereka amagorwe cyangwa se amarushywa cyangwa se ibigeragezo ushobora kwihanganira, byucamo ukabyihanganira, kugukomeza nk'umukristo ukuze. Ibyo byose ukamenya ubugomba kubivuga. Wajya mu Isezerano Rishya rero, abenshi nk'abantu bakora politiki akenshi ntago ajya akoresha Isezerano rishya, akoresha Isezerano rya kera. Imana yavuze ngo mubatere muzabatsinda, Imana yavuze ngo ibagabije kiriya gihugu mugende mukirwanya. Ibyo byose ugomba rero kumenya ko hari Isezerano rya kera, hari n'Isezerano Rishya. Ese ni bande ugiye kurwana? Ntabwo turwana mu nyama n'amaraso, turwana mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka rero ababisha bawe babibigeragezo ufite. Rero nigishobora gukoresha Bibiliya ukayikoresha nabi, kuko Bibiliya nyita ko ari inyanja, ni inyanja ngari. Ushobora kwikoresha nabi ikakoreka muri Gehinomu ushobora kutavamo. Rero nukuvuga ngo uyu muntu usoma ko basoma Bibiliya ni nko kujya muri supermarket cyangwa se muri shop runaka, aho utungukiye ukagura ibyo, kandi wajya mu yindi ugasanga hari ibindi byiza. Hakanundi ujya kugura agahera hano mu Giporoso, akagera mu mujyi atarashima, akazongera akagaruka, akongera akavuga na contact asanze ku muryango, muzava kurangura ryari, tuzava kurangura umunsi uyu n'uyu, akazajyayo nabwo ntashime, ariko akazagira umunsi agashima. Ko niko biri ushobora kuyisoma ukayisoma ugarupapuro rwa mbere kurwanya utaremezwa n'ijambo, hakaba n'ikindi gihe uzemezwa n'ijambo. Kubera iki? Ko ukuyisoma ushobora kuyisoma udafite mwuka wera ntuhishurirwe. Rero abeshi hari igihe bakoresha ibitabo bitagatifu bagende marangamutima, kandi buri rwego rwose burya Satani arubamo, ntuzabura abagushyigikira, hazagushyigikira kuko Bibiliya irimo n'ahantu ushobora kumva ko hagushyigikira gukora ibyaha. Aho rero naho kavuga uti yaravuze ngo ubu hari nk'umuntu ushobora kugana aho ati gusambana,
ati Dawidi yagirongoye abagore benshi, aturambwira ngo ndongora umugore umwe kandi Dawidi yari afite abagore bangahe. Ibyo nabyo akabara bigende ati Dawidi yakubise Goliyati akojeje umuhumetso ugiye gukoresha n'uwe. Rero ijambo ry'Imana numva umuntu atakagombye kurifata uko abyumva, ahubwo yakagombye kureka Imana akarimuyobora we, ahubwo ku giti cye agatanga igitekerezo bye ku giti cye.